Bakunzi ba Kamukama TV Rwanda, twongeye kubasuhuza tubifuriza umunsi mwiza. Nk'uko mubizi nitwa Nana. Twaba turi muri studio za Kamukama TV Rwanda, tukaba dufite umutumirwa, akaba agiye kutuganira ku bintu byugarije urubyiruko, kunywa inzoga. Ese ababyeyi bararira? Rero afite icyo agiye kubitubwiraho, reka tumutege amatwi tumwumve. Urakaza neza muri studio za Kamukama TV Rwanda. Urakoze cyane Nana, umeze neza wowe se? Yego, meze neza Ni amahoro cyane. waje umeze neza? Yego ko Morale ko nayo ndeba umva irahari cyane. Yego Nana, Mm, uti mbaganirize ku kibazo cyugarije urubyiruko aricyo inzoga. yego Nawe urabibona ko inzoga zugarije urubyiruko? cyane rwose. Hari mu nshuti zawe, mu baturanyi ujya ureba b'urubyiruko nkawe bangana nawe, abakobwa bato, abasore bato bugarijwe n'ikibazo cy'inzoga? barahari benshi cyane, umva Barahari benshi cyane. Mm, None se Nana, wowe mbere y'ibyo iyo bavuze inzoga wumva iki? inzoga ni ibiyobyabwenge. Kuri wowe inzoga ni Ubwenge. ibiyobyabwenge. Yego. Ubwo ushatse kuvuga iki uvuze ko inzoga ari ibiyobyabwenge? Nshatse kuvuga ni ikintu nyine kikuyobya ubwenge. Hey, Yego. urakoze cyane. Nsanze ufite icyo uziho gitoya. Reka tuganirize urubyiruko cyane cyane, ariko n'abantu bakuru barahari bugarijwe n'ikibazo cy'inzoga. Mbere na mbere rero, kugira ngo tuvuge ku nzoga, ingaruka zazo n'ibindi, turaza kubanza tumenye neza inzoga icyo ari cyo. Nyine abantu baravuga inzoga tukabyumva, ariko ubusanzwe inzoga ni ikinyobwa cyose gisembuye. Kikaba iyo gisembuye rero kiba kirimo icyo bita esanol. Iyo esano cyangwa etanol niyo igihindura inzoga. Ikinyobwa cyose ntabwo ari inzoga, ariko iyo bavanzemo umusemburo bigatuma kigira etanol, nibwo gihinduka iki? Alcohol cyangwa inzoga. Nana se, ndagira ngo umbwire nk'ingero z'inzoga uzi, amazina y'inzoga waba uzi, kugira ngo numve koko ko ubyumva. Hari za primusi, Primusi, hakaba hari za sikoro, hari sikoro, hari na mitsingi. hari na mitsingi. Yego. Wanyweye n'iyihe? Ntabwo ngenywa inzoga. Ntabwo unywa inzoga? Oya, Zimwe mu nshuti zawe se zinywa iyihe? ntabwo mbizi kuko ubwo niba ntazinywa ntabwo Nta nubwo uzi abazinywa izo banywa. Yego. Urakoze cyane. Mu by'ukuri rero, wa mugani wa nk'uko uvuze, hari inzoga nyinshi zitandukanye. Hari izo bita ikigage zo mu giturage, hari urwagwa twahereye mu cyaro, hari pirimusi rero, hari izitwa musiteri, hari izitwa waragi, hari izitwa wisiki, hari izitwa yewe muntu, hari izitwa nzogejo, hari izitwa umumanurajipo. Hari inzoga nyinshi cyane, nyinshi cyane. Noneho izo nzoga zose zitandukanywa na alcohol, wa musemburo twavuze uba urimo. Ni ukuvuga ngo inzoga zigenda zifite uburyo zikaze mu buryo butandukanye. Noneho ugasanga inzoga imwe isindisha cyangwa igira ingaruka mbi ku mubiri, mu mubiri w'umuntu kuruta indi, bitewe n'ingano ya alcohol iri muri iyo nzoga. Urimo urabyumva? Yego. Noneho izi zose twagiye tuvuga, za musiteri, sikoro, pirimusi, ikigage, yewe muntu n'ibindi byose, duhurira yuko byose biba birimo icyo kintu twavuze cyitwa cya alcohol. Noneho zigatandukanira ku gipimo alcohol irimo uko ingana. Urimo urabyumva? Yego. Noneho iyo umuntu anyweye inzoga, abantu bajya bibaza ngo bigenda bite kugira ngo umuntu tumwite umusinzi? Bigenda bite? Ese umuntu uko anywa byakagiye mu gifu, kubera iki tubona bisa n'ibyagiye mu bwonko byagiye n'ahandi hatandukanye? Tugiye kureba rero inzoga uko ikwirakwira mu mubiri w'umuntu, bigatuma tuyita ikiyobyabwenge, bigatuma tubona ko ishobora gukora ibintu bidakwiriye. Urimo urabyumva? Ni ukuvuga ngo rero, iyo umuntu arimo kunywa inzoga, bigenda bite ngo ashobore kuba yakwitwa umusinzi? Icya mbere, umuvuduko uyinyweraho. Iyo upfunduye inzoga ukanywa ugotomera, nk'ugotomera amazi cyangwa amata cyangwa ji, ikwirakwira vuba mu maraso, ikwirakwira vuba mu mubiri w'umuntu, ikwirakwira vuba mu ngingo z'umuntu. Ugasanga rero umuntu asinze kuruta uko undi yasinze,
nubwo baba banyweye ingana, ariko kumwe yagotomeye byihuse, undi yagiye anywa gake gake, wa wundi unywesha umuvuduko asinda mbere kandi nabi kuruta wa wundi wagiye unywa gake gake. Ikindi gituma inzoga ikwirakwira mu mubiri mu buryo butandukanye n'abandi, ni ubwinshi bw'inzoga wanyoye. Ni ukuvuga ngo wari uzi ko hari abantu banywa ikazi ya pirimusi n'iya musiteri bakayimara. Wari uzi ko hari abanywa inzoga nyinshi cyane cyangwa bakanywa nkeya. Ni ukuvuga ngo rero ingano y'inzoga wanyoye itanga igisobanuro cy'uburyo uri businde. Uwanyweye nkeya agomba gusinda gake, uwanyweye nyinshi agasinda cyane. Ikindi kintu gitera ubusinzi cyane nta kindi ni ingano ya alcohol iri mu nzoga. Wa musemburo twavuze, ni ukuvuga ngo uzasanga yenda bavuga nanjye ntabwo nywa inzoga sinzi neza uko zimeze, ariko nka za pirimusi za musiteri usanga zigenda zitandukanya igipimo cy'ubukare cyangwa cya alcohol irimo. Ugasanga yenda pirimusi baravuze ngo ni 5% ngire ngo kimwe ari 6, ariko ugasanga hari izindi nzoga zo usanga zigera no muri 20 na kangahe 40 na kangahe, ugasanga ari inzoga zikaze cyane bitewe na alcohol. Ni ukuvuga ngo uko unywa inzoga irimo alcohol nyinshi niko igenda ikugiraho ingaruka, ni nako usinda kuruta uwanyoye inzoga zirimo alcohol nkeya. Nanone ikindi ni igihe inzoga ifite gaze cyangwa idafite gaze. Bivuze iki? Za nzoga bapfundura zikagira ngo ni pirimusi na musiteri na mutsingi, inzoga zose bapfundura ukabona zirabize, basuka mu kirahure ukabona irimo irabira. Izo nzoga zisinza cyane kuruta izo bita amarikeri cyangwa kuruta izo bita amave. Noneho ziriya za divayi z'amarikeri, izo ngizo zisindisha gake cyangwa zikwirakwira mu maraso y'umuntu mu buryo bworoshye. Urimo urabyumva? Ikindi, inzoga ikwirakwira mu maraso y'umuntu iyo atariye. Iyo umuntu anyweye inzoga ashonje, umuntu akanywa inzoga ashonje akayinywa atariye, ikwirakwira vuba vuba mu maraso yiwe. Ariko umuntu iyo arimo kunywa inzoga, arimo kurya cyangwa yariye ahaze, usanga ingaruka imugiraho zigenda zibagabanuka ziba nkeya. Noneho hari n'abantu baba barwaye indwara runaka bari ku miti, hakaba hari imiti yorohereza inzoga gukwirakwira mu maraso y'umuntu, hakaba hari indi miti ituma inzoga idakwirakwira mu mubiri w'umuntu. Urimo urabyumva? Noneho ubwo twarebaga uburyo inzoga ikwirakwira cyangwa igituma inzoga ikwirakwira. Ariko noneho nagira ngo nkubwire neza impamvu nawe ubwawe inzoga wayise ikiyobyabwenge. Impamvu tubona umuntu wanyweye inzoga agaragara nk'uwataye ubwenge ni iyihe mpamvu? Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ngo umuntu yataye ubwenge ni uko aba arwaye mu mutwe cyangwa afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Urimo urabyumva? Noneho kuba yitwa ikiyobyabwenge ni uko iba yagiye mu bwonko. Noneho ukibaza uti ko mba nayinyoye ikajya mu nda, none ijya mu mutwe gute? Buriya inzoga yivanga cyane n'amavuta cyangwa n'ibinure kuruta uko yivanga n'amazi. Urabyumva? Kuvuga ngo kandi mu gice cy'umuntu, mu mubiri w'umuntu, ahantu haba ibinure kuruta ahandi ni mu bwonko, aho ubwonko bwacu buri. Burya ubwonko butwikiriwe n'ibinure, bugizwe n'ibinure, butwikiriwe n'ibinure gusa. Bivuze ngo ibinure byinshi by'umuntu biri hehe? Biri mu bwonko bwe. Ni ukuvuga ngo abantu bashobora gukeka ngo ubwonko buri ku kibuno kubera ko ari cyo kinini, abantu bagatekereza ngo cyangwa buba mu maguru y'abagore kubera baba bafite impfundiko cyangwa amaguru manini. Oya, ibinure byinshi biri ku gace k'ubwonko bw'umuntu. Noneho kubera ko twabonye ko inzoga ikunda kwivanga cyangwa ikururana cyane n'ibinure n'amavuta, iyo umuntu ayinyoye yo ihita ishakisha ahantu hari amavuta n'ibinure. Niyo mpamvu ihita ijya hehe? Ijya mu bwonko. Rero iyo yageze mu bwonko nibwo ubona abantu akora ibintu adasanzwe akora. Urumva? Niyo mpamvu rero ingaruka nyinshi z'inzoga tuzirebera mu mikorere y'ubwonko. Niyo mpamvu nawe wayise ikiyobyabwenge. Niyo mpamvu tubona umuntu akora ibidakorwa. Niyo mpamvu tubona umuntu w'umugabo yinyarira. Niyo mpamvu tubona umuntu w'umugore aryama yambaye ubusa mu muhanda. Ni ukuvuga ngo yageze hehe? Yageze mu bwonko. Rero tugiye kureba ingaruka z'inzoga mu bice by'umuntu. Turabanza turebe ingaruka z'inzoga mu gice cy'ubwonko, turebe ingaruka z'inzoga
ku mutima w'umuntu, turebe ingaruka z'inzoga ku gifu, ndetse turebe n'ingaruka z'inzoga ku mwijima. Birumvikana? Ikintu kizakubwira ko umuntu yabaswe n'inzoga cyangwa yabaye addicted to alcohol, ni ukuvuga ngo umuntu wamaze kubatwa n'ikintu cyitwa inzoga, uzamureba arangwa no kudedemanga. Kudedemanga urabizi? Kwa kundi kuvuga amagambo atavayo neza, dadadadada. Noneho uwo muntu ugeze ku rwego rwo kuvuga didimanga kubera inzoga, iba yaramaze kwangiza ubwonko bwe, bigatuma bigera no ku bushobozi bwe bwo kubasha kuvuga no gukoresha ururimi rwe neza. Urimo urabyumva? Ikindi kigaragaza ko inzoga igera ku bwonko bw'umuntu nta kindi, ni ukutareba neza. Twabonye ko inzoga ahantu hambere yirukankira ari hehe? Ari mu bwonko. Kandi burya ubwonko nibwo bugenzura imirebere yacu, nibwo bugenzura imyumvire yacu, nibwo bugenzura kuryoherwa no kubihirwa, nibwo bugenzura ibyo bintu. Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo rero umuntu wamaze kubatwa n'ikintu cyitwa inzoga atakaza ubushobozi bwo kureba neza, atakaje ubushobozi bwa vision ye, ubushobozi bwo kureba bugira bute? Burangirika. Niyo mpamvu uzasanga umuntu wasinze arimo akomanga iw'abandi kandi arimo ahamagara umugore we. Dufate urugero, jyewe umugore wanjye yitwa Jani, nuko nkagenda ngakomanga kwa Petero. Jani we wanyinguriye, kandi ubwo ndimo nakomanga kwa Petero. Kubera iki? Kubera ikibazo cyo kutareba neza. Indi ngaruka y'inzoga ni ugucika intege mu ingingo. Ahangaha ahantu hose ubona ingingo z'umubiri zihurira, mu mavi, ahangaha gutya mu ijosi, aho hose bene aho. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu usanga umuntu wanyoye inzoga agenda adandabirana. Niyo mpamvu umuntu wanyoye inzoga atafata ikintu ngo agikomeze. Niyo mpamvu uzabona hari n'abagera ku rwego, urakoze cyane, hari n'abagera ku rwego rwo gususumira. Kubera iki? Inzoga iba yaragiye mu mubiri igaca intege ingingo ze zose, kugeza ubwo atangira gususumira, atahagarara ngo yeme. Inzoga ndakwirinda. Ariko wambwiye ko utarayinywaho, ntihazagire n'ugushuka ngo ugeragezeho na rimwe. Kandi ntuzifuze icyama, ntuzifuze. Urumva uzashaka umugabo ni kera, ariko aho uzamushakira hose, icyama ukazirinda umugabo unywa inzoga. Ariko nubishaka uzabihitamo. Ntuvuga uti sizashaka umugabo unywa inzoga, wabihitamo ugakundana n'umusore utanywa inzoga kandi uyitinya nkanjye. Ariko genda umugabo, nivuga nkanjye utagira ngo ni jyewe, ndi umugabo. Nubizi se? Ikindi tubonye ko inzoga wavuze ko ari ikiyobyabwenge, igira ingaruka rero mu byemezo umuntu afata, guhubuka mu gufata imyanzuro. Inzoga itera abantu guhubuka mu gufata imyanzuro. Niyo mpamvu uzasanga umugabo yakubise umugore we, nta kindi bapfaga. Bwacya mu gitondo bajya mu manza, bareganye, umugabo ati ni ukuri kw'Imana umugore wanjye ndamukunda, kuki wamukubise? Se ntabwo mbizi. Kubera iki? Ya nzoga yatumye ubushobozi bwe bwo gufata imyanzuro butakara, bugabanuka. Urimo urabyumva? Inzoga ni ikintu kibi cyane. Hari umugande witwa Paul Kafere yararirimbye aravuga ngo inzoga ngo niyo nzira Satani anyuramo kugira ngo yangize abantu. Kuko ubundi biragoye kubona umugabo nkanjye yafashe umwana ku ngufu y'imyaka 3 cyangwa 4. Ntibiteye isoni se? Ariko iyo wanyweye inzoga amaso arakubwira ngo ubona umwana w'imyaka 3 ukabonamo igikumi cy'imyaka 20. Urimo urabyumva? Inzoga ni ikintu kibi cyane. Inzoga ni ikintu gishobora gutuma ufata akana twarebaga nk'aha ngaha k'imyaka 3 k'imyaka 5 ukagira ngo ni umugabo mungana, ukaba wafata ukuboko ukamushibura, uzi ngo urimo urarwana n'umuntu mukuru. Inzoga sinzi uburyo nakubwira inzoga wa mwana. Inzoga ituma umuntu ahubuka mu gufata imyanzuro. Inzoga nanone ituma umuntu aseka ubusa. Ubundi guseka ubusa, guseka ubundi ni byiza. Ariko iyo bigezeho abantu bavuga ngo arimo araseka ubusa, biba bivuze ngo urimo uraseka ibintu bidakwiye guseka. Inzoga rero igeza ku rwego rw'umuntu aba atagifite ubushobozi bwo kwitekerereza igikwiriye. Inzoga itera umujinya.
ubundi umujinya wa twese, buriya ikiremwa muntu cyose kigira umujinya, ariko noneho inzoga yo ituma umujinya uba urenga udafite impamvu. Umuntu w'umusinzi ashobora guhura nawe, wamusuhuza akavuga ati wowe uramvugisha nkande, akaba aragukubita, uranshaka iki? Ukibaza se ko nari ngushuhuje uranzi, ko nari ngushuhuje nabigusabye se? Ugasanga agize umujinya nk'uwo. Rero inzoga itera abantu kugira umujinya, noneho ukagira n'icyo twabonye, kudedemanga, gususumira, kureba, gufata imyanzuro. Ibyo byose ni ingaruka z'inzoga ku bwonko bw'umuntu cyangwa ku mitekerereze y'umuntu. Si aho gusa inzoga igarukira, inzoga iragenda ikagera no ku mutima w'umuntu. Ni ukuvuga ngo umuntu unywa inzoga kenshi ituma umutima we ubyimba, itera kubyimbagara k'umutima, ugasanga abantu bagira indwara z'umutima. Ntabwo ubundi umutima akamaro kawo ni ugutembereza amaraso mu mubiri. Ubundi hari igihe abantu baba bavuga ngo umutima ngo uratekereza, umutima ubwonko nibwo butekereza. Umutima wo rero akamaro kawo ni ukuzengurutsa amaraso hehe mu mubiri. Rero umuntu unywa inzoga bigeze igihe umutima utakibasha kuzengurutsa amaraso mu mubiri, none ugasanga umutima warabyimbye. Ibyo bikawutera umuvuduko, ugasanga umuntu yarwaye umuvuduko, ugasanga umuntu yarwaye guteragura k'umutima kubera inzoga. Kubera inzoga wirangara, ndashaka ngo uze no ku inzoga, ugende wigishe n'abandi ingaruka z'inzoga, wigisha abandi inzoga ububi bwazo, urubyiruko mungana, abakobwa bagenzi bawe, abahungu mugendana, abo mwigana, abo musengana. Uzakubwira kugerageza ikintu cyitwa inzoga, uba uzi ingaruka z'iki z'inzoga ku bwonko, ku mutima. Tugeze ku gifu. Inzoga igeze mu gifu igitera nacyo kugenda gute? Kubyimba inda. Uzajya ubona abagabo barabyimbye inda, abandi tukabibyinirira ngo arasa neza mama, kirabyibushye mama, mbega cya nyakubahwa. Kumbe ni inda yabyimbye kubera ingaruka z'iki z'inzoga. Asanga umuntu muramubyinirira ngo kirabyibushye mama, reba ikida, kumbe ararwaye. Kubera iki? Kubera ingaruka z'inzoga. Ikindi, inzoga itera kanseri y'igifu. Kwa kundi usukayo urumva inzoga nkumvishe ngo imeze nka side. Uko ugenda uyinywa iragenda ikajya ku gifu ikagikuraho bwa bwoya. Iyo rero watangiye kugira ibisebe kubera inzoga, za side ya alukoro, ejo ugasanga umuntu arwaye kanseri yo mu gifu. Kubera iki? Kubera inzoga. Ikindi, wari wabona abantu basinze baruka? Bararuka. Inzoga ituma abantu benshi birukaho, urumva ko ari umwanda, ni ibintu bikojeje isoni. Ikindi, tugiye kureba ingaruka z'inzoga ku mwijima. Ingaruka z'inzoga ku mwijima, hari ukubyimba k'umwijima. Kwa kundi iyo uzumva abantu barwara hepatite, abantu benshi barwara hepatite akenshi biterwa, hepatite y'umwijima akenshi iterwa n'inzoga zanya. Abandi bakarwara kanseri y'umwijima, ugasanga umwijima ntukibasha kuyungurura amaraso, ugasanga umuntu arwaye diyabeti. Ni ukuvuga ngo iyo unywa inzoga cyane uba ushobora kurwara umutima, ushobora kurwara diyabeti, ushobora kurwara kanseri y'igifu, ushobora kurwara umwijima, ushobora kubyimbagara inda. Inzoga ni ikintu kibi 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 cyane. Noneho tugiye kureba ingaruka z'inzoga ku myororokere, ku buzima bw'imyororokere. Umuntu wabaswe n'inzoga nk'umugabo ageze igihe atagishobora gukora inshingano ze mu rugo nk'umuntu w'umugabo. Ibyo yenda uri umwana ntabwo uri bubyumve cyane, ariko wowe uneze amatwi kuri Kamukama TV Rwanda, niba uri umugabo nukomeza kunywa inzoga uzisanga warananiwe gukora inshingano zawe. Hanyuma nibatangira kugupfuburaho, umugore ashaka abapfubuzi, ni akazi kawe. Wa mugabo we, waretse inzoga ukabasha inshingano zawe. Dukomeze. Ibyo byari iby'abantu bakuru, ntabwo byari ibyawe. Nizere ko utabyumvise. Aha, ariko noneho nawe ngiye kukugeraho. Urubyiruko cyane cyane abakobwa, iyo babaye abo kunywa inzoga cyane, zibatera imihango yabo. Cya gihe cyanyu cyo mu kwezi gitangira kugenda gihindagurika.
kubera inzoga. None uko guhindagurika niko gutuma uzasanga benshi banywa inzoga babyara ibyana batazi n'ukuntu yabyaye. Kubera iki? Ntabwo azi imihango ye uko ikurikirana. Aba ari aho kubera ibiyoga yanyoye, akaba agiye mu mihango, ejo ayivuyemo, ejo ahuye n'umugabo, ejo aratwite. Ese wabyaranye nande? Agashakisha ati niba ari kwa gatanu nari kumwe na kanaka, niba ari kwa mbere buriya nari kumwe na kanaka. Ugasanga ntazi uwo babyaranye, ntazi uwamuteye inda, nta nubwo azi igihe yabikoreye, ariko inzoga urayizi. Inzoga wagira ngo ni nka bodyguard wa satani. Baragenda n'ahantu hari satani haba hari inzoga, kubera ko inzoga nizo zitera ubusambanyi, nizo zitera kwicana, nizo zitera intonganya, nizo zitera kwanga. Inzoga ziragatsindwa n'Imana. Murabyumva? Noneho twari tubonye uburyo zitera imihindagurikire y'imihango y'igitsina gore. Noneho nanone iyo umuntu yabaswe n'inzoga, niyo ari muri ya mihango arababara cyane, araribwa, umubiri we waratakaje ubushobozi bwo kwihanganira ububabare, umubiri we waratakaje ubushobozi bwo kwirwanirira iyo habaye impamvu umubiri watewe. Ibyo byose ni ingaruka z'inzoga. Ikindi, iki kiranakomeye wa mwana we, ukiganirize n'abandi. Umuntu ukunda kunywa inzoga niwe usanga igihe yatwise, hari igihe batwitira inyuma y'umura, agatwitira inyuma y'umura, abandi ntabwo ariho batwitira. Noneho ugasanga nabyo bitewe n'inzoga. Mu magambo make, inzoga ni ikintu kibi cyane. Noneho tugiye twarebye muri rusange ikintu cyitwa inzoga n'ingaruka zacyo. Twabonye inzoga n'ingaruka zacyo, ariko tugiye kureba twese ko tuba mu madini. Wowe usengera muri ihe dini? Wowe uri umukatolika. None se kwa padiri bababuza kunywa inzoga? Ntabwo bibujijwe. Okay, nanjye aho nsengera ndaje nkubwire uko tubyumva. Hanyuma rero tugiye kureba Bibiliya ivuga iki ku nzoga. Bibiliya ivuga iki ku nzoga? Tugiye kureba. Singiye Bibiliya, kwa padiri musoma Bibiliya se? Cyangwa ujyayo ukicara ntabwo umenya ibyo ari. Bibiliya ivuga iki ku nzoga? Tugiye kureba aho Bibiliya ihamya neza ko ikintu cya mbere Bibiliya izi. Bibiliya iravuga ngo kunywa inzoga byangiza ubushobozi bwacu bwo gutekereza. Kwa kundi twavuze nshaka kurangara ndashanga ubyumve. Inzoga ituma umuntu atakaza ubushobozi bwo gutekereza. Tugiye kubireba mu gitabo cy'Imigani, ibice 23, umurongo wa 29 tugeze kuri 35. Imigani 23 tuze gusoma ibice 29 kugera kuri 35. Umva ukuntu havuga. Bibiliya itangira yibaza. Bavandimwe bankurikiye kuri Kamukama TV Rwanda, aho musengera, sinzi uko bivuga kuri ku nzoga, ariko niba wemera Bibiliya ndagira ngo tujyane mu gitabo cy'Imigani ibice 23, turahera ku murongo wa 29 tugeze nko kuwa 34 na 5 gutyo. Numva ukuntu Bibiliya ivuga. Iravuga ngo ninde ubonye ishyano? Irimo irabaza. Ishyano urarizi? Ikintu kibi cyane. Ninde ubonye ishyano? Ninde utaka? Ninde ufite intonganya? Ninde wiganyira? Ninde ufite inguma zitagira impamvu? Ninde utukuza amaso? Akumva ibyo bintu. Twabonye ishyano, twabonye gutaka, twabonye intonganya, tubonye kwiganyira, tubonye kugira inguma zitagira impamvu. Umva rero uwo muntu ngo ninde ubifite? Nabarara inkera. Icyo ni icya mbere. Nabarara inkera, nabagenda bavumba inturire. Wabyumvise?
nabarara inye, ninde ubonye ishyano ubwo tugiye kujyana, nzajya mvuga ngo ninde ubonye ishyano, uvuga uti nurara inye, ko Bibiliya ivuga. Ninde ubonye ishyano, nturare inkera. ninde utaka, nurara inkera. Nturare inkera. Ninde ufite intonganya, nurara inkera. Ninde ufite inguma zitagira impamvu, nturare inkera. noneho umva ku murongo wa mirongo itatu na rimwe, ukuntu kavuga kararyoshye, gatega amatwi ngo ntukarebe vino uko itukura igihe ibirira mu gikombe ikamanuka neza, ngo amaherezo iryana nk'inzoka igatema nk'imiri. Umva inzoga icyo ari cyo yo gatsinda, uko Bibiliya ivuga ngo ntukarebe uko isa neza mu gikombe, nk'abandi bapfunduye basuka mu kirahure kavuga uti karagera ku nyota. Bibiliya nayo irabizi ko kagaragara neza, ariko umva ukuntu ivuga ngo ntukayirebe uko iri mu gikombe igaragara neza, ngo amaherezo iryana nk'iki, inzoka. ndagira ngo mbwire uramutse ubonye inzoka, ubonye akayoka gatoya wakabyinirira ngo mama akayoka gato ngwino ngukikire? Wabyinirira akayoka gato ngo ngwino ngukikire? Ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo n'abatubeshya ngo inzoga wanywaho gake, ni nk'uko wambwira ngo wakikira akayoka gatoya. Ndagira ngo nkubaze nani, si umuyapani urayizi wa muti batega imbere? Umuntu akubwiye ngo ryaho gake ntacyo uri bube, wabyemeye? Kandi yica imbeba se urumva we yagusiga? Kagire nyoko na so kubyara. Noneho ndagira ngo umbwire, niba warabonye umuntu yigaragura hasi kubera inzoga yinyarira, ari umugabo ari umugore muzima, kuki bakwiye kukubwira ngo tangira ubeho gake? None se ubundi niki cyakubwira ko ujya ugaburira abantu iyo watetse? Ikikubwira ko umuntu yahaze ni iki? Arijuta. Nyine uko bibwirwa n'iki? Wowe urabyumva mu nda, ariko we akubwira ngo arakubwiye ngo urakoze, wamubwira uti nshyireho ibindi akavuga ati wowe nahaze. ni ukuvuga ngo ubundi iyo wariye ntuhage ntabwo binezeza. Rero no kunywa inzoga ni nk'uko, ni ukuvuga ngo iyo batangiye ngo nywaho gake baba bakubwira ngo igihe kimwe uzanywa uhage. Inzoga ni ikintu kibi cyane. Bibiliya ntabwo ishishikariza abantu kunywa inzoga. Iravuga, urumva ahantu ivuze ngo ntukayirebe uko itukura, ntukayirebe ukuntu imeze neza mu gikombe, ngo ariko amaherezo iryana nk'inzoka bigatema nk'imiri. Uzi inzoka bita imiri? Ndagira ngo nkubwire, inzoka bita imiri ni inzoka iba ari nini y'ikigina nk'iri taka turimo kureba hano imbere, ibasha kumira ihene, ibasha kumira umutavu w'inyana, ibasha kumira akanyamaswa gatoya. Ni ukuvuga ngo uko niko inzoka imeze, ni inzoka iryana, ni nk'imiri, uzayirinde. Wanyumvise? Hanyuma tukatugera ahandi. Kunywa inzoga nyinshi bituma umuntu atamenya kwifata, agakora ibyo yishakiye, kandi byica umutima. Byica umutima. Turebe mu gitabo cya Hoseya 4:11. Hoseya, igitabo cy'umuhanuzi Hoseya. Ndahageze. Hoseya 4:11. Umva ukuntu havuga wa mukobwa we. Ega mbere na mbere niwe mbwira, mbere yuko abadukurikira kuri TV Rwanda Kamukama, niwe nshaka kubanza kubyumva. Umva ukuntu Hoseya 4:11 havuga. Haravuga ngo ubusambanyi na vino y'umuce na vino y'ihira byica umutima. Vuga ngo amen. Ubusambanyi ikindi na vino y'ihira byica iki? Byica umutima. Wa mukobwa we, mu bintu byica umutima bibiri hano ku isi, ubusambanyi hamwe n'iki? Na vino. Ubusambanyi n'inzoga nibyo byoretse abantu. Ubusambanyi n'inzoga nibyo bisenya ingo. Ubusambanyi na vino nibyo bitumye abana baba imfubyi bafite se na nyina. Ubusambanyi n'inzoga nibyo bitumye ubona Mana y'isi n'ijuru, igihugu kirimo kirareba kikavuga, ariko se nzakuraho ba gitifu b'imirenge b'ejo hazaza, nzakuraho abasirikare b'ejo hazaza,
nzakura abapolisi b'ejo hazaza, kubera ko urubyiruko rurimo rurasinda rukanywa ibiyobyabwenge, ugasanga umuntu w'umusore yambaye ipantaro ayizirikiye munsi y'ikibuno, ikarisi iri hejuru, ukibaza uyu nyagutsindwa azaheka imbunda arwanira igihugu? Uyu nyagutsindwa azafata isuka ahinge? Uyu nyagutsindwa ugenda umeze nk'uwaneye mu ipantaro azafasha iki ababyeyi? Ababyeyi bararira, igihugu kirarira, insengero turarira, amashuri ba diregiteri bararira. Kubera iki? Bibiliya umuhanuzi Hoseya yaravuze ngo 4:11 aravuga ngo ubusambanyi na vino y'umuce na vino y'ihira byica umutima, byica umutima. Mu gitabo cy'Abefeso 5:18 ndimo ndasoma Bibiliya, ntabwo ari aya magambo nibwira. Abantu bavuga ngo kunywa inzoga ngo nta cyaha kirimo babikura hehe? Abefeso 5:18. Abefeso 5:18, dore ndahageze. Ngo kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi. Bibiliya ivuze ngo iki? Ntimugasinde inzoga zirimo iki? Zirimo ubukubaganyi. Mbwira ingero zo gukubagana. Ni ibiki bibuzi abasinze bakora? utuka umuntu nta kintu umupfa, Gutukana nta kintu umupfa, wiyenza no mu nzira. mu nzira ukagenda wiyenza, Yego. ugasambana. Babyumvise? Inzoga baravuze ngo ntimugasinde inzoga zirimo iki? Ubukubaganyi. Icyo ni kimwe. Ikindi tugiye kureba, inzoga zitera ubukene. Bibiliya nabyo irabivuga ko inzoga zitera ubukene. Tugiye kureba niba Bibiliya ibyo bintu ibihamya. Mu gitabo cy'Imigani ibice 23 umurongo ni uwa 21. Umva ukuntu Bibiliya ivuga ngo kuko umusinzi n'umunyanda nini bazagira bate? Bazakena, kandi umunyabitotsi bizamwambika ubushwambaga. Ibyo nabyo ariko tubonye ngo kuko umusinzi n'umunyanda nini bazagira bate? Bazakena. Inzoga zitera iki? Zitera ubukene. Inzoga zitera ubukene. Ni abantu uzi baretse akazi kubera inzoga? Ni abantu uzi bagurishije ibyabo kubera inzoga? Ni abantu uzi bananiwe kwishyurira minerivare abana babo kubera inzoga? Bibiliya nta jambo ivuga ngo ibibeshya, ijambo ryayo riba ari ukuri. Inzoga ngo zitera iki? Zitera ubukene. Inzoga zitera ubukene. Inzoga zitera ubukene. Ibyo bintu bakunzi ba Kamukama TV Rwanda bankurikiye, inzoga zitera ubukene. Nongera kwibutsa abadukurikiye ngo nushimishwa n'iki kiganiro usharinge ku nshuti zawe, kandi kuri subscribe, kandi ukore comments, uduhe na like kugira ngo tubone ko ibyo tubagezaho. Jewe Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda n'umunyamakuru nawe arahari, mudufashe kugira ngo ino video igere kure bishoboka. Nubona kino kiganiro cy'inzoga hari inshuti yawe ukwiye kucyumva, ntushidikanye musharinge cyangwa umuhamagare muze mukirebane. Dukomeze twarimo tureba ikindi cya kabiri. Gusinda ntabwo bishimisha Imana. Gusinda ntabwo bishimisha iki? Imana. Turebe mu gitabo cy'Imigani ibice 23 umurongo wa 20. Yewe uyu murongo wakabaye ufite ikayi irimo nandika kwanza. Igitabo cy'Imigani ibice 23 umurongo wa kangahe? Wa 22. Bibiliya iravuze ngo ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga no mu ry'abanyanda nini bagira amerwe y'inyama. Ibyo nabyo twazabiganiraho. Amerwe y'inyama nayo ubundi buriya ni icyaha.
ariko reka tubanze twivugire ku nzoga. Bibiliya iratwihanije iravuga ngo ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga. Noneho reka nkwereke amadini amwe namwe sindi buyavuge, wasanga harimo n'iryabo, baravuga ngo kunywaho gake, ariko Bibiliya naho nta nubwo ivuze gusinda, iravuze ngo ntukabe mu iteraniro ry'abanywi inzoga. wasomyeho inama imwe si inzoga, wanyweye ikirahure kimwe si inzoga, Niyo wasoma agafunika niyo wanyweye iki? inzoga None Bibiliya iravuze ngo ntugaterane n'abanywi b'iki? b'inzoga. Ubwo se Bibiliya twemerera kunywa inzoga? Wapi ntabwo ibyemera. Guma iwanyu muri Gatolika ariko ureke inzoga, Ntabwo nzi. ntuzazinywe. Ntibazakubwire ngo musomeho gake mudasinda, uzafata uyu murongo ujye ubabwira uti mwemera Bibiliya? Bate soma Imigani 23 umurongo wa 20, uravuga ngo ntukabe mu iteraniro ry'abanywi B'inzoga. b'inzoga. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Iteraniro ry'abanywi b'inzoga rigendere kure. Ndakwinginze iki kintu nikibe ko turi kuri YouTube gusa, nikibe ko dushaka ibindi kizagufashe no mu buzima busanzwe. Birumvikana. Dusome nanone mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 21. Abagalatiya 5 umurongo wa 21 ko haravuga iki? Aha intumwa Pawulo yandikiye itorero ry'i Galatiya, arangije arabwira 5:21 arababwira ngo no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo, ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Ntabwo dushaka kujya mu bwami bw'Imana ze? Nzabishaka. None umva ibintu bizatuma tutajya mu bwami bw'Imana. Aravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara: gusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwirema ibice, no kugomanwa no gusinda. Turimo turavuga ku nzoga no gusinda. Nta musinzi uzajya mu ijuru atihannye, ndakubwiza. Kuko Bibiliya irabihanije ngo abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Nta musinzi uzaraga ubwami bw'Imana, nta musambanyi uzaburagwa, nta utongana, umunyamujinya, ngukora ibiteye isoni. Uzi gukora ibiteye isoni? Uzi gukora ibiteye isoni? Gusanga umuntu w'umugabo yambaye kositime yinyariye kubera inzoga, ibyo biteye isoni. Nta muntu uzajya mu ijuru yakoze ibintu bisa bityo. Gusanga umuntu w'umugore arimo agenda akenyurira imyenda igenda igwa kubera inzoga, biteye isoni. Ntabwo azajya mu bwami bw'Imana. Ariko hejuru ya byose baravuze ngo no gusinda, ngo ndababwiza ukuri abakora ibisa bityo ntabwo bazajya mu bwami bw'Imana. Abantu bavuga ngo munyweho gake babikura he? Mu Migani 23:20 twabonye ngo mwana wanjye ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga. Nta nubwo ivuga ngo ntukabe mu iteraniro ry'abasizi, irahamya ngo ntukabe mu iteraniro ry'abanywi. Wasomaho ikirahure kimwe wanyweye inzoga, wanywa icupa rimwe wanyweye inzoga, yewe wanasogongeye n'umuheha wanyweye inzoga. Bibiliya atubwira ngo nitukabane n'abo bantu. Urimo urabyumva? Inzoga ni ikintu kibi cyane, ni ikintu kibi cyane, ni ikintu kibi. Mbese ubu nazengurutse Bibiliya yose kugira ngo nkwereke ububi bw'inzoga, uzakure utinya inzoga. Nuzagukinisha akubwira kunywa inzoga, uvuga uti mbonye abantu banyanga, uri uwa mbere, urimo urangisha gukora ikintu kibi cyane. Reka nkwereke ikindi kintu kigaragaza ububi bw'inzoga. Tega amatwi wumve, ingiye kuganirira inkuru yumve cyane. Ngo Nowa atangira guhinga ubutaka, ateramo uruzabibu, anywa vino yarwo, arasinda, yambarira ubusa mu ihema rye. Umva ikintu giteye agahinda. Nowa yari umusaza mukuru, afite abana b'abasore, ngo arangije ngo
atera urutoki, arangije arenga uko yenze, ashyiramo umusemburo, akora inzoga. Ngo arangije agira ate? Aranywa. Umve icya mbere cyamubayeho, ngo yagize ate? Yambarira ubusa mu ihema rye. Ubwo si ibikojeje isoni? Si ibikojeje isoni? Umva ikintu kibigaragaza. Ngo Hamu se wa Kanani, ni ukuvuga ngo Nowa yari afite umuhungu witwa Hamu, ariko Hamu nawe yari yarabyaye abana. Urumva umusaza afite abuzukuru, yambaye ubusa. Noneho Shema aje abonye se yambaye ubusa, ahamagara abagenzi be barumuna be bose, abana ba Nowa, muze murebe umusaza yambaye ubusa. Urimo urabyumva? Kubera iki yambaye ubusa? Inzoga. Inzoga zituma Nowa akorwa n'isoni. Inzoga ni ikintu kibi cyane. Ngusabe ukure wanga inzoga. Ni cya kintu wowe ngo abakora iby'isoni nye zigeze aho zimwambika ubusa. Noneho reka dukomeze turebe ku Migani ibice 20 umurongo wa mbere. Ndagusomera Bibiliya uze kumbwira. Uzashake ba bandi bakubwira ngo inzoga iremewe, batubwire aho babikura. Ko nazengurutse Bibiliya yose. Tugiye gusoma iki cyanditswe. Imigani ibice 20 umurongo wa mbere. Haravuga ngo vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, kandi ushukwa nabyo nagira ubwenge. Vino ni iki? Inzoga zirakubaganisha, noneho ngo ushukwa nabyo nagira iki? Nagira ubwenge. Inzoga ni ikintu kibi cyane. Vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, kandi ngo ushukwa nabyo nagira ubwenge. None atangira ababwira ngo ibi nabikoze kubera inzoga. Ndimubwira uti nyine nta bwenge ufite. Narwanye nakubise umugore, nari nasize. Mubwira uti oya wivuga ibyo, ahubwo nta bwenge ufite. Cyawe uzi ko nasinze nkaryamana n'abantu nabizi. Mubwire ngo nta bwenge ufite. Kubera ko Bibiliya niyo ibihamya ngo vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, kandi ushukwa nabyo nagira iki? Nagira ubwenge. Inzoga zitera bukubaganyi. Mu gitabo cy'Abaroma ibice 13 umurongo wa 13 haravuga ngo iki? 13 haravuga ngo iki? Ngo tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora ibiteye isoni. Tugendere mu mucyo. Ni ukuvuga ngo umusinzi ntabwo ajya agendera hehe? Mucyo. Kuko baravuze ngo tugendere mu mucyo tudasinda. Nicyo cya mbere. Tudasinda. Tudasinda. Noneho ndagira ngo nse nusome kino cyanditswe, tusa n'abagana ahantu hasa n'ahegera gusoza, mu gitabo cy'Abakorino ba mbere. Igitabo cy'Abakorino ba mbere turaza gusoma ibice byaho 10 umurongo wa 23 tugere ku wa 24. Ndagira ngo tugendane neza. Aha nta jambo inzoga ndi busomemo, ariko tugendane neza. Abakorino ba mbere ibice 10 umurongo wa 23 kugera ku wa 24. Haravuga ngo nubwo twemererwa byose, ariko ibigira icyo bitumarira si byose. Ndabyumvise? Ngo nubwo twemererwa byose, ariko ibigira icyo bitumarira si byose. Byose turabyemererwa koko, ariko ibitwungura si byose. Ako kantu kamenye. Wemerewe gusambana, ariko se bifite umumaro? Wemerewe kunywa inzoga, bifite umumaro se? Wemerewe kwiba, bifite umumaro se? Wemerewe gutongana, bifite umumaro se? Bibiliya tubwiye ngo byose turabyemererwa, ariko byose siko bidufitiye akamaro. Rero uzakore ikigufitiye akamaro.
uzakora ikigufitiye iki akamaro. akamaro. Ariko rero nana nagerageje kuzenguruka Bibiliya yose ngo nshake ahantu Bibiliya yemera kunywa inzoga, ariko ndaza kuhakubonera. Hari aho Bibiliya yemera kunywa inzoga, ariko mbere yuko tuhagera reka dusome Petero wa mbere ibice 4:3 twumve icyo avuga. Umva ukuntu avuga: kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda. Kuko igihe cyashize cyo gukora ibyo abapagani, ni ukuvuga ngo twigeze kubaho dukora ibyo abapagani bakunda. Tugiye kureba abapagani bakunda iki. Ahubwo kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora, no kugira ingeso z'isoni nke, nizo kurarikira no kunywa inzoga nyinshi. Ntihazagire ugushuka ngo akubwire ngo urabizi jyewe sinukana sindoga ariko ninywera inzoga. Nimubwire uti reka da, Bibiliya iravuga ngo ibyo ni ubupagani. Igihe cyarishize ngo dukore ibyo abapagani bashaka, bivuze ngo yari arimo amubwira ngo bagerageze guhinduka, bagerageze guhinduka. Kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora, no kugira ingeso z'isoni nke, n'izo kurarikira, no kunywa inzoga nyinshi, no kugira ibiganiro bibi, no gusinda, n'imigenzo izira cyane y'abasenga ibishushanyo. Ibyo byose, iby'isoni nke n'ibindi byose ni bibi cyane. Ariko noneho agashya rero, ntiwabonye ko twagumye dusoma ahantu hose Bibiliya ibuzanye inzoga? Hari abantu Bibiliya yemerera kunywa inzoga. Mbwira uti kagira inkuru. Ngiye kukubwira abantu Bibiliya yemerera, barahari. Hari abantu Bibiliya yemerera kunywa inzoga. Mbagusomere, ni mu gitabo cy'imigani ibice 31 umurongo wa 6 n'uwa 7. Abo ni abantu Bibiliya yemerera kunywa inzoga rwose, abo irabemera. Twasomye byinshi bibuzanye inzoga, ariko hari abo yemerera kunywa inzoga. Ni igitabo cy'imigani ibice 31 umurongo wa 6 kugera ku wa 7. Umva yewe, umva aba bantu yemerera Bibiliya, abo Bibiliya yemerera kunywa inzoga. Yewe unkurikiye, udukurikiye kuri Kamukama TV Rwanda, ukurikiye Kamukama na muri studio za Kamukama TV Rwanda, washakaga kumva ko Bibiliya hari abo yemerera kunywa inzoga? Reka mbakubwire, ni mu gitabo cy'imigani ibice 31 umurongo wa 6 n'uwa 7. Umva ukuntu havuga ngo, aravuga ngo ibisindisha ubihe ugiye gupfa. Umva bakwiye kunywa inzoga. Ibisindisha ubihe ugiye gupfa, na vino uyihe ufite intimba mu mutima. Mureka nk'urwo rushungandushyi rumutere kwibagirwa intimba ye. Umva abantu Bibiliya yemerera kunywa inzoga. Indushyi, mbisubiremo byumve neza. Imigani 31 duhere kuri 6 tugere kuri 7. Ibisindisha ubihugiye gupfa, na vino uyihe ufite intimba mu mutima. Mureka nk'urwo rushungandushyi rumutere kwibagirwa intimba ye. Abantu bakwiye kunywa inzoga ngo ni indushyi. Abantu bakwiye kunywa inzoga ni abafite intimba mu mutima. Ariko se wagacwa we, waba ufite intimba mu mutima se wayinywa igashira? Yo, ubu uzabyibuka. Ntabwo uzi wa mukecuru utuye harya hafi y'iwanyu, iyo yasinze ko aribwo yibuka ko umukobwa we yamugengereje, ugasanga mu nzira agenda arira. Inzoga ni iz'indushyi. Ugasanga umukobwa mwiza nkawe, ikibebe gito nkawe, gikwiye kunezerwa, gikwiye kuba mu buzima bwishimye, kirimo kiranywa inzoga, ukihindura indushyi. None se ubwo ratanane, ubwo tuvuze ngo inzoga ugize iyo ugiye gupfa, urumva ukwiye kunywa inzoga? Tekereza umukobwa w'imyaka 17 nkawe, 6 n'umunani,
ugatangira kwigira indushyi, ugatangira kumva ufite intimba hehe mu mutima. Abo nibo bakwiye kunywa inzoga. Ni ukubirinda, ni ukwirinda inzoga, ni ukwirinda inzoga. Ndagira ngo rero dusoze nkuganira akantu kamwe. Dusomye Bibiliya mu buryo buhagije, dusoje tubona ko inzoga itemewe, nawe uraza kubifatiraho mwanzuro. Hari umugabo bita Sokorate, yari umugiriki wa kera, ari umuhanga cyane. Noneho Sokorate, umuntu umwe aza kuza aramwegera, arambwira ati Sokorate, atuzi ibintu bavuga ku nshuti yawe? Kuba ari inkuru urabizi. ntabwo nabishobora. Sokorate yari yicaye, arimo yiyicariye, ni umusaza w'umunyabwenge. Noneho undi yaje ati waba uzi ibyo barimo kuvuga inshuti yawe? Noneho Sokorate itavuga ati ariko gatoya, mbere y'uko ubimbwira ndagira ngo mubaze ibibazo bitatu. Icya mbere, ibyo bintu bamuvugaga urabizi ni ukuri? Umugabo aratekereza ati mu by'ukuri simbizi niba ari ukuri. Uzi ukuntu Sokorate yamubwiye? Arambwira ati oke, ati ibyo bavugaga ntabwo uzi ko ari ukuri. Ati ngiye kubaza ikintu cya kabiri, ibyo bamuvugaga ni byiza? Wa mugabo aravuga ati ni ukuri kose ibyo bamuvugaga ni bibi. Icya mbere ntabwo bizi ko ari ukuri. Icya kabiri si byiza, bavugaga ibibi. Ngiye kukubaza ikibazo cya gatatu, nugitsinda ndakwemerera ubwire. Ikibazo cya gatatu yamubajije, ibyo bintu ugiye kumbwira bimfitiye umumaro? Wa muntu aravuga ati mu by'ukuri nta mumaro bigufitiye. Sokorate aramubaza ati ibintu utazi niba ari ukuri, ukaba ubizi ko ari bibi, none ukaba wemera ko nta mumaro bifitiye, urabimbwiriye? Nani iyo nkuru ya Sokorate ikwigishije? Ntabwo uba ugomba kugenda ubunza umunwa. Kugenda ubunza umunwa? Ikindi uba ugomba kuvuga ibintu bikureba, bitakureba ukabirebesha abandi, kuko ntabwo baba bavuze wowe ucecetse. Kandi ukavuga ibintu bifitiye umumaro abantu, ukababwira ibintu bifite umumaro by'ukuri kandi byiza. Noneho tuganire kuri iki kiganiro cy'inzoga. Wungutsemo iki? Wumvise iki? Ese urubwira urubyiruko rukurikiye ino videwo iki? Rero ikintu nabwira urubyiruko rukurikiye iki kiganiro, nibareke inzoga. Inzoga nta keza kazo, kandi bagerageze baziveho, kuko uziretse ntabwo wapfa kandi nta nubwo warwara kuko utanyweye inzoga. Rero ngewe isomo mbikuyemo, ntabwo nzanywa inzoga. Imana izanamfashemo umugabo mwiza utanywa inzoga. Ufashe umwanzuro wo kutazashaka umugabo unywa inzoga. Bakunzi ba Kamukama TV Rwanda, twabaganiriye ku kintu cyitwa inzoga mu buryo burambuye, ariko ndagira ngo mu magambo make, mu buryo bwihuse, ese n'ubinyuramo, twabonye ko inzoga ari ikinyobwa cyose gisembuye kirimo icyo twita alcohol cyangwa ethanol. Twabonye ingero nyinshi z'inzoga, twabonye ikigage, tubona urwagwa, tubona pirimusi, amusiteri, wisiki, ibyitwa nzogejo, ibyitwa yewe muntu, ibyitwa umanurajipo, amazina y'inzoga mwese muzi. Izo ni ubwoko bw'inzoga. Ikindi twabonye ko zose zihurira ku kuba zirimo uwo musemburo wa alcohol utuma ziba inzoga. Twabonye uburyo zikwirakwira mu mubiri w'umuntu, bigaterwa n'umuvuduko wayinywereyeho. Iyo ugotomeye ikwirakwira vuba, iyo unyweyeho gake ntikwirakwira vuba. Twabonye ubwinshi bw'inzoga nyinshi unywa, uko ugenda unywa nyinshi niko zigenda zikugiraho ingaruka cyangwa zikugira umusinzi. Twabonye ingano ya alcohol irimo. Inzoga zigenda zigira ingano ya alcohol itandukanye. Uko inzoga igenda igira alcohol nyinshi, hanyuma ni nako iba ifite ingaruka mbi ku mubiri w'umuntu. Twabonye kuba inzoga ifite urufuro cyangwa gaze
Bivuga ngo twabonye ko inzoga za rufuro zikwirakwira mu mubiri w'umuntu kuruta inzoga z'amarikeri. Hanyuma ikindi twabonye no kuba umuntu uba yariye inzoga igenda gake gake ariko yaba atariye ikihuta gukwirakwira mu mubiri. Ikindi twabonye imiti umuntu ashobora kuba arimo gufata kubera indwara arwaye. Iyo rero ufata imiti, hari imiti ituma inzoga ikwirakwira, hari n'imiti ituma inzoga idakwirakwira. Ikindi twabonye ko inzoga ibasha kwivanga cyane n'ibinure cyangwa n'amavuta, akaba ariyo mpamvu yihuta cyane kujya mu bwonko bw'umuntu, akaba aricyo gituma tuvuga ngo inzoga ni ikiyobyabwenge, kubera ko ibasha kujya mu bwonko bw'umuntu igatuma ubwonko buhindura imiterere yabwo. Twabonye ingaruka z'inzoga ku bijyanye n'imitekerereze y'umuntu cyangwa n'ubwonko. Twabonye ko inzoga ishobora gutuma umuntu agira ikibazo cyo kudidimanga, akaba atakibasha kuvuga neza nk'uko bigomba. Twabonye inzoga ko igira ikibazo, ituma abantu batareba neza, igira ingaruka ku maso, kubera ko niba inzoga yageze mu bwonko igahindura imiterere y'ubwonko, ibyo bihita bivuga ko ibice byose bifite aho bihurira n'ubwonko bigira ikibazo. Hari kureba neza, gutekereza neza, kuryoherwa, kubihirwa, ibyo byose bifite aho bihuriye n'ubwonko. Hanyuma niyo mpamvu abanywi b'inzoga badakunda no kurya, kubera ko ibiryo bitangira kumva mu rurimi rwabo bitakibaryoheye. Ikindi twabonye ko inzoga ituma umuntu acika intege mu ngingo zose, ariko niyo mpamvu tubona abasinzi bagenda badandabirana, bikubita hasi, batabasha kugira icyo bikorera, bafata ikintu kikabacika, kubera ko iba yaramaze guca intege ingingo zabo. Ikindi twabonye ko inzoga ituma umuntu ahubuka mu gufata imyanzuro, ariko niyo mpamvu tubona ibyaha byinshi ari ibigaragara ku rwego rw'ubushinjacyaha, polisi, RIB, isanga bifite aho bihuriye no kunywa inzoga n'ibiyobyabwenge. Ikindi twabonye ko inzoga ishobora gutuma umuntu afatwa nk'umurwayi mu mutwe kubera guseka ubusa n'ibindi nkabyo. Ikindi twabonye ko inzoga ishobora gutuma umuntu agira umujinya udasanzwe, ku buryo ashobora kugira umujinya. Ikindi twabonye ko inzoga ituma umuntu ananirwa gufata imyanzuro ikwiriye, kubera ko yangiza ubushobozi bw'ubwonko n'imitekerereze yabo. Hanyuma twabonye ingaruka z'inzoga ku mutima. Twabonye ko itera umutima kubyimba, tubona ko itera umuvuduko udasanzwe w'amaraso, tubona ko nanone ishobora kugira guteragura k'umutima. Bivuze ko niba uri umunywi w'inzoga, unywa inzoga nyinshi cyane, ufite ibyago byinshi byo kuzarwara umutima. Twabonye nanone ku gifu ko inzoga igira ingaruka ku gifu, igatera inda kubyimba, ikaba yatera kanseri y'igifu, ikaba yatera kuruka. Ni ukuvuga ngo inzoga, umuntu unywa inzoga cyane afite ibyago byinshi byo kuzarwara igifu, byo kuzarwara kanseri y'igifu, byo kuzarwara ibintu byitwa kuruka kenshi, kubera ko inzoga iba yatumye igifu gitakaza ubushobozi bwo gukora akazi kabo. Ikindi inshuti za Kamukama TV Rwanda twabonye inzoga uburyo igira ingaruka ku mwijima. Tubona ko ishobora gutera umwijima kubyimba, tubona ko yatera kanseri y'umwijima. Hanyuma tubona nanone ko inzoga ishobora kugira ingaruka z'uko umwijima utabasha kuyungurura amaraso, bityo bikaba byatuma nanone umuntu arwara diyabete. Ikindi ku myororokere y'ubuzima, twabonye ko inzoga ishobora gutera abagabo gutakaza ubushobozi bwo gukora ibikorwa byo kubaka urugo nk'uko bisanzwe, ugasanga mu rugo hajemo amakimbirane hagati y'umugabo n'umugore, kubera ko umugabo atagishoboye gukora inshingano ze za kigabo. Ikindi twabonye ku gitsina gore ko ituma imihango yabo igenda ihindagurika, bityo bikaba byatuma umuntu atamenya gutegura uko agomba kubyara. Ikindi igitsina gore gikunda kunywa inzoga nyinshi bajya bagira ikibazo cyo kuribwa cyane cyangwa kubabara igihe bari mu mihango. Ikindi abanywi b'inzoga cyane ku gitsina gore bishobora kuba byabatera gutwitira inyuma y'umura. Twagiye tureba icyo Bibiliya ivuga ku nzoga, tubona ko mu gitabo cy'imigani ibice 23:29 kujya kuri 35 bigaragaza ko inzoga yangiza ubushobozi bwacu bwo gutekereza. Ikindi twabonye ko kunywa inzoga nyinshi bituma umuntu atamenya kwifata, agakora ibyo yishakiye kandi byica umutima. Twasomye mu gitabo cya Hoseya ibice 4:11, ayo magambo wayabonamo. Dusoma no mu gitabo cy'Abefeso ibice 5:18. Waza gufata Bibiliya ukabikurikirana neza.
ikindi twabonye ko inzoga ishobora gutera ubukene n'indwara nyinshi. Twasomye mu migani ibice 23 umurongo wa 21. Tuza gusoma nanone imigani ibice 23 guhera ku murongo wa 31 kugera kuri 34. Ikindi twabonye ko gusinda bidashimisha Imana. Gusinda ni icyaha imbere y'Imana. Ibyo twabikoze dusoma mu gitabo cy'imigani ibice 23 umurongo wa 20, dusoma n'Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 21. Twaje nanone gusoma uburyo inzoga ishobora gutuma umuntu akora ibiteye isoni. Dusoma igitabo cy'Itangiriro ibice 9 umurongo wa 20 kugera ku 26, aho Nowa yasinze akambara ubusa imbere y'abana be, byaviriyemo umwana we w'umuhererezi gukorwa nako kuvumwa kubera ko yasetse ubwambure bwa se, ariko byose bitewe na Nowa wakoze icyo cyaha gikomeye. Ariko twaje no gusanga ko hari abantu Bibiliya yemerera kunywa inzoga. Niba barimo inywera inzoga. Mu gitabo cy'imigani ibice 31 twasomye umurongo wa 30, igice cya 31 umurongo wa 6 kujya kuri 7, tuza kubona ko inzoga uyihe ngugiye gupfa, uyihereza inshungandushyi n'abafite intimba mu mutima. Ibyo bintu bijya binsetsa cyane iyo abashumba, ugasanga umushumba uragira inka z'abandi yamaze gusinda kubera bwa burushyi, kubera inzoga zigendana n'indushyi, ugasanga inka zose yazisize kandi ari umushumba wazo. Kubera iki? Nyine inzoga yanywewe n'indushyi, itangira gushakisha uburyo yihereza ibintu by'abandi. Nagira ngo mbashimire ko mwadukurikiye, mbashimire igihe cyane ko mwankurikiye. Ikindi twashoreje ku gitabo cy'Abakorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 23 kugera kuri 24, aho twabonye, aho twavuze tuti inzoga ntabwo twavuga ku nzoga, ahubwo twarimo tuvuga tuti ngo byose twemererwa kubikora, ariko byose ntabwo bitubera byiza. Rero niba ikintu kitatubereye cyiza, tukwiye kukireka, nikidutwarire igihe cyacu. Ngira ngo twashoreza ahangaha, ariko umunyamakuru wacu Nganana afite nawe uko yabibonye, afite ibyo ashaka kubabwira. Nana, ndashoje, hanyuma ndakwakiriye kugira ngo ushimire abadukurikiye, ugire icyo ubabwira ku biganiro twabonye. Ariko nawe ndagira ngo ubwire nk'ibintu nka 3 utaruzi wungukiye muri kino kiganiro, kugira ngo n'abandi bagire imbaraga zo kuzagikurikira. Njyewe ibintu 3 numvishemo byantunguye. Yego. Ni ukuntu inzoga ijya ku bwonko. Yego. Ni ukuntu inzoga ijya ku gifu. Yego. Ni ukuntu bari abakecuru tuzi ko baba bafite za nyakubahwa wa mungani wawe, twasanze ari inzoga zibibatera. Ibyo bintu rero ubwo Mana yanjye zabindinde kabisa. Yego. Rero tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, turashimira umutumirwa Kamukama, arakoze cyane pe, atwigishije ijambo ryaguhindurira ubuzima. Niba uri umuhungu, niba uri umukobwa wanywaga inzoga, hinduka. Ntabwo inzoga ari nziza. Nk'uko nabivuze, utazinyweye ntabwo wapfa, utazinyweye ntiwarwara, mbese uziretse nta kintu waba uhombye mu buzima. Tubasaba gukora subscribe, share, comment. Tunasaba ababyeyi badufasha kurera urubyiruko, hari umwana aba ari mutoya, yego, ataramenya kwifatira umwanzuro. Ako kantu uvuze nibyo. Ugasanga umwana mutoya uramuha inzoga, uramutuma inzoga, cyangwa uranayimuha, cyangwa ukamuha ngo asogongereho, umwana agatangira kumenya kwiranguza amacupa. Babyeyi rero dufatanyije kurera urubyiruko. Ariko ndamubona uramufite hano. Nanjye ndurimo. Ntabwo nakishimira kubona umwana mutoya mu inzoga. Babyeyi rwose muhinduke pe. We niba ushaka kuzinywa, zinywa, ariko wiziha umwana. Kandi nawe ku buzima bwawe ntabwo ari byiza kunywa inzoga. Nkuko mubizi rero, nitwa Nana, ndumva hano twasoreza ikiganiro cyacu. Kamukama, wakoze kuza kwitabira ubusabe twe twagusabye. Wakoze cyane Nana kuntumira, kandi wakoze kuba amahirwe yo kugira icyo mbwira urubyiruko rw'u Rwanda. Tubasaba gukora subscribe kuri Kamukama TV Rwanda. Bye bye.